tubana kuri channel SDA mu Rwanda tubifurije kugubwa neza. Tuje muri studio, tuje kubaha itangazo, tuje kuganira namwe ikintu kidasanzwe, ku cyumweru kidasanzwe tugiye kumara muri iyi minsi. Ndi kumwe na mwene data Aimable, reka musabe nawe abasuhuze noneho tubagezeho iryo tangazo. Karibu Aimable. Nanjye ndabasubije mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. Tuje hano rero tuje kubamenyesha ko dufite icyumweru kidasanzwe. Ni icyumweru cyiza cyane, icyumweru kizatangira ku itariki 11 Nyakanga kigeze ku itariki 20 Nyakanga. Ni icyumweru rero kidasanzwe. Iki cyumweru kidasanzwe kigendereye iki? Iki cyumweru kidasanzwe kigendereye kwizihiza isabukuru y'imyaka 100 itorero Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura rimaze ku isi. Ivugurura rimaze imyaka 100 kuva mu 1925 kugeza mu 2025. Rero muri iki cyumweru dufitemo umugisha udasanzwe. Tuziga ibyigisho byitwa integuza y'ubugorozi. Icyigisho gifite insanganyamatsiko igira iti kongererwa imbaraga n'Imana ubuheruka, imvura y'itumba n'irangira ry'umurimo w'Imana. Iki cyigisho tuzakibonamo byinshi ku matariki yateguwe, kuko dufite ibyigisho 7 tuziga muri icyo cyumweru. Ibi byigisho bigendereye kuturarikira gusenga dusaba imvura y'itumba. Niyo mpamvu rero bene data mwumva neza iri tangazo, mwumva neza irirarika, mukurikirana channel SDA mu Rwanda, mukuri muzabe hafi kugira ngo tuzasangire ibyigisho. Tuzabiza kuri channel ya YouTube, tuzabiza kuri Telegram, ndetse abizera bacu hirya no hino ku isi bazabyiga mu matorero no mu matsinda atandukanye. Kandi tuzaba dufite umugisha udasanzwe, kuko muri ibi byigisho harimo gusobanukirwa amateka y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura kuva mu 1925 kugeza mu 2025. Ari nacyo mwene data Aimable agiye kudufasha mu kanya. Ariko mbere y'uko akidufasha, ndagira ngo mbanze mbabwire ko izi mpapuro zacyo zibanza, urupapuro rwa mbere ruriho umutwe uvuga ngo ibishyirwa mu mwanya w'imbere. Ibishyirwa mu mwanya w'imbere rero, uru rupapuro rwatubwiye amateka y'Abisiraheli bava mu Egiputa bajya i Kanani, itegeko Imana yabahaye ryo kurya umwana w'intama, bakamurya bakenyeye, bakwesa inkweto, bitwaje inkoni, kandi bakamurya vuba vuba. Ibyo byabayeho, ntabwo bari kurangara ngo binezeze baryame bishimishe, ahubwo bari bahangayikishijwe nuko bari bahawe itangazo ririmo ubugingo n'urupfu. Niko natwe muri iki gihe dukwiriye kumera, tukitegura kugaruka kwa Yesu, kubera ko ibiza, intambara, impuha z'intambara, indwara z'ibyorezo, ibi byose bitwereka ko Yesu agiye kugaruka. Ntabwo dukwiriye kurangara rero, ntidukwiriye no gusinzira. Urundi rupapuro rutwereka neza ko kongererwa imbaraga n'Imana ubuheruka. Turararikirwa gusaba imvura y'itumba, kugira ngo iyo mvura y'itumba itubere umugisha, kuko niyo izatubashisha guhagarara mu bihe bidasanzwe. Rero Imana ibahe umugisha, turabarika kugira ngo tuzabone muri ibi byigisho, kandi twizera tudashidikanya ko nimuba hafi tuzungukiramo byinshi. Reka rero twakire mwene data Aimable aduciremo muri make, mu ncamake, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura, amateka yo kuva mu 1925 kugeza mu 2025. Karibu Aimable. Reka urakoze cyane. Rero uramutse uvuze amateka y'itorero ryacu bwakwira bugacya ntituyekamara n'iminsi. Icyakora tuvuga mu ncamake, kandi ntabwo turi buvuge ko ukuntu ryahereye muri Edeni mu gihe cy'Abisirayeli, mu gihe cya Kristo, ahubwo turahera mu gihe cy'Ubuprotestanti, ubwo ubugorozi bwatangizwaga na Martin Luther, hari mu kinyejana cya 16 ndetse na 17. Ubuprotestanti bwatangijwe na Martin Luther, wari umaze kwitandukanya na Roma. Ngira ngo ibyo ngibyo abenshi barabizi. Mu Buprotestanti rero bwahagurukanye inyigisho ivuga ibya Kristo, gukenuka kwacu, yerekeranye cyane cyane ku byo gutsindishirizwa ko kwizera,
aho ngaho niho abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakomotse, nabo bari abaporotesitanti, ariko bakomotse aho ngaho kubera ko abaporotesitanti bigishaga inyigisho y'ukuri ya Kristo gukiranirwa kwacu, ariko bakirengagiza amategeko. Bavugaga ko amategeko yarangije ku musaraba. Nyamara abadivantisite bo bakomeje inyigisho y'Iporotesitanti, noneho bongeraho amategeko y'Imana uko ari 10. Cyatumye bitandukanye nabo. Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bakomeje kwigisha amategeko y'Imana, bakomeza kugenda bashimangira, bashyize mu bibwirizwa, bashyira mu biganiro, ndetse bongeraho n'itegeko rya kane ry'isabato, bararyigisha igihe kirekire. Kuko hari ikinyamakuru cyitwa Ukuri kw'iki gihe cyajyaga cyandikwa na James White, harimo akagingo yigeze gusohora akavuga ngo amategeko 10 y'Imana. Yavuzemo ko amategeko y'Imana atatangiwe kuri Sinayi, ahubwo yatangiye muri Edeni. Aho ngaho niho abadivantisite bari bashingiye cyane kwizera kwabo ku mategeko y'Imana. Ariko Uwiteka Imana abonye bidahagije, nuko aboherereza ubutumwa mu gihe cy'umwaka w'icya 888 buvuga ku byo gutsindishirizwa gukiranuka kubwo kwizera Kristo, gukiranuka kwacu. Icyo gihe muri uwo mwaka turabizi yuko abadivantisite b'umunsi wa karindwi batigeze bakira ubutumwa. Icyo gihe perezida wa General Conference yitwaga George Buterin. Icyo gihe rero ntabwo bigeze bemera ubutumwa ngo babwakire, ariko Imana ibonye yuko bakomeje gutsimbarara ku mategeko, ntabwo amategeko ari mabi, nayo ni meza rwose. Imana yifuje gusa nk'aho ibagerageza kugira ngo kwizera kwabo kurushaho gushikama, gukomere, noneho izashakisha uburyo yazongera kubazanira undi mucyo mu kindi gihe, ari uko amaze gushikama mu kwizera. Nibwo Imana yemeye ko habaho intambara ya mbere y'isi. Burya yabayeho kugira ngo Imana isuzume ukwizera kwabo. Mu ntambara ya mbere y'isi rero nibwo bwa mbere murabizi ko ahereye mu Burayi, kuko niho yatangiriye. Muri Amerika ho ntabwo ari iriyo. Icyo gihe rero nibwo diviziyo y'Uburayi yize kuri icyo kibazo, ifatanyije na General Conference yari iri muri Amerika, California. Nuko diviziyo y'Uburayi ifatanyije na General Conference bemeza ko abizera Adventiste b'umunsi wa karindwi bagomba kujya mu ntambara bakarwanirira ibihugu byabo. Icyo gihe mu gutanga iryo tangazo rwose byakiriwe neza cyane nabo bahagarara amayine yo mu Burayi, cyane cyane ine yo mu Budage. Niho byatangiriye cyane, kuko niho intambara yari ishinze imizi cyane. Nibwo perezida w'Ubudage yandikiye minisitiri uhagarariye iby'umutekano mu gihugu ushinzwe ibintu by'intambara, amwerurira yuko abadivantisite bazajyamo, kandi ko no ku isabato bazakomeza gukora imirimo y'intambara kugira ngo batabare igihugu. Abanza kuyijyamo babizera baracika. Mu gihe abayigiyemo bari 98%, naho 2% bo baracika. Icyakora ntabwo ari mu Budage gusa, ahubwo no mu bindi bihugu bigera kuri 16 nabyo ni 16 byose abizera baho baraciwe. Gusa ntabwo mbirondore, ariko ubishaka nazabibwira nyuma. Icyakora abo bantu bose baciwe bageraga ku 4,000. Abo ngabo 4,000 nibo baciwe. Gusa intambara irangiye mu mwaka w'icya 1918 bifuje kujyana ikiganiro n'ubuyobozi bw'itorero. General Conference yohereza mu Budage abantu 4, harimo n'uri perezida w'icyo gihe wa General Conference witwa Arthur G. Daniel. Icyo gihe babereye ko ibyabayeho bari babizi. Byumvikane ko General Conference ari yahaye uburenganzira abanyaburayi bwo kujya mu ntambara. Turabizi tuvuze mu ncamake icya 1920 bifuje gukomeza kumva bare ko bakumva ariko biranirana. Muri 22 nabo birakomeza. Icyakora ubwo banze yuko baganira kuri icyo kibazo ngo barebe bafata umwanzuro ikibazo cyabayeho, byaje kuba ngombwa yuko aho ngaho mu Budage n'ubundi ariho hashinzwe imiyo ya mbere ya bandi ba 2% bari baciwe. Iyo miyo ya mbere rero kubera ko General Conference itigeze yemera kongera kujya mu mishyikirano nayo, iyo miyo ya mbere nibwo byaje kuba ngombwa yuko bafata umwanzuro wo kubukwabo. Icyakora byamaze umwaka
mu cya 1923 habayeho ihuriro ry'inteko nkuru rusange bongera gusaba umwanya babinyujije mu baderege babiri boherejeyo, nabwo ntibyemewe. Ni mu mwanya ntibahabwa amahirwe kugira ngo bagire icyo baganiraho. Mu cya 1924 bongera kugira iteraniro ubwabo bagira 2% bemeza yuko ubwo batemewe gutega amatwi kandi bakaba baraciwe badafite ijambo mu itorero, barikusanya bakora icyo twakwita nk'urugaga kugira ngo abe ari bo bashingana n'ihuriro ryabo. Nibwo muri 25 bashinze icyiciro gikuru cyabo, banashaka izina bitwa Adventiste umunsi wa karindwi bavuguruye. Urebye mu ncamake tubivuzemo, icyakora n'uburyo burambuye tuzakomeza kugenda tubiganiraho, ariko Uwiteka Imana yagenda dushoboza tuzagenda tubikomozaho igihe cyose. Kuva ngo kugeza na n'ubu umurimo uracyakomeje. Murakoze cyane. Abadivantiste bose wa karindwi bavugurura bamaze imyaka 100 kuva muri 1925 kugeza mu 2025. Nshuti rero muzaze turane muri ibi byigisho, kandi iki cyumweru kizagusiga dusobanukiwe byinshi, ariko tuzaba dufite n'imigisha yo kubona imvura y'itwa n'ibisaba Imana ntizaba kuri. Uwiteka abamugisha rero mukomeze kugira ibihe byiza, kandi muzagire icyumweru cyiza cyo gusenga izina rya Yesu. Amen.